b'abanyamashuri benshi murabona ikindi cyazana Yesu hano mu rusengero niki uretse kutugirira neza? Yaje guturisha ayafite no mu samaki. Yigeze abwira abakristo ngo timuzatura mwebwe nta mafaranga mbatse, mfite isamaki yayamize aho kugira ngo muyazane mumirimira munaga muri 5 n'icya 15 nje ndaturisha mu nyanja. Abwira Petero ihuta. Ageze mu nyanja aravuga wafi we nta mafaranga ufite? Iravuga iti umwami yarayambikije. Aravuga ngo yazane. Nk'abariya aba bakijijwe kera uriya bari gukritika ngo Yesu iragira neza ngo n'abasambanyi barimo. Yakureka akari wifata huko aho kugira ngo igisambo kiramubaza kitari kuri kugenzwa n'iki. Yesu abwira ikisambo ati yewe ndi gupfira abantu ngo babone agakiza. Igisambo kiramubwira kiti wamperaho. Ikindi kiramubwira kiti ariko nta n'igice wize, nta na nibature, nta n'ituro, nta na repetition uri kumva ngo akibwira ngo ntitaye ku byo wibye nabo wibye ngugiriye neza. Mwemuretse amashi murayakoma mukanya munyihanganira. Arahari ntawo hari. Ashake harimo abarwayi ikigenza Yesu nukubakiza. Ashake harimo ingumba zitabyara ikigenza Yesu nukubaha abana. Hasake harimo bamaze 90 batabyara. Umva Sara we ahere ku kikubabaje, ahere ku kikuraza ijoro, ahere ku gituma udasinzira, ahere ku cyakubujije akazi, ahere ku cyatumye udashaka, ahere ku gituma udaheka, ahere ku gituma utabona akazi, ahere ku gituma udaseka, ahere ku gituma udakira. Ababyifuje bavuge ngo haleluya. Roshari matifa kia dosinima. Ibyo kambyihorera. Yigeze umva tonto yigeze adusura ndahantu hamwe hano hepfo hari icyumba bitaga refresheri. Aza mbonamwe abarokore beza bameze nk'amwe, ariko nje nazanye babajya inyange. Njaga ndavuga ngo kuko inyange zikundwa ngo ariko nanje abakobwa bankunda. Urabona ukunsa rero kera aho nari mubi kurusha umwami dufashe kare. Noneho Yesu abaraje aradusura mu cyumba arabirinduka. Nje rero nta naki numva abana bati rerere, abandi bati abandi bati dududu ati naho ninje gusa ari gushaka. Arenga nk'aba bambaye neza, arenga bambaye costume, araza ahitamo ewana mundiye je vous remercie. Afata umwaba yamfashe hano aravuga ngo icyo ukenyereyeho ni igiki? Abatazi imikorere y'Imana. Reba Yesu urahura n'uwakoze divorce 5 kangahe mwamushira muri korari aramutse aregute moje busi wavuga utuyuvuta zadufatira n'abagabo ngo baramuzanye aravuga ati nkugiriye neza genda uririmbane na Hoziyana maze ko mutari kubyumva mwavuga ngo amen. Umusamariya kazi nkejo bakamubona kuri stage avuga ati eyawe bati niko uyu wakoze divorce 5 arababwira ati nahuye n'umugira neza ambwira ko kuwa mbere ambabariye no ku mugabo wa kabiri ambabariye no ku mugabo wa gatatu ambabariye. Abahari mumvugire ngo amena. Amashi kwa Yesu mumuvugirize n'impundu ari kungwamo. Muzongere n'abantu turazaha nkanswe Yesu. Dushimiye Imana itumye duhagarara ni icyubahiro.
kimwe mu bitumye tuyishimira nuko n'ubu n'ubuntu twagiriwe, n'ubu n'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ubwo rero ntabwo turi bubupfushe ubusa. Icya kabiri nuko hari uburwayi bwari gutuma tutaza, nabwo Imana yabugiye hejuru ituma tugera. Icya gatatu nuko muhari, kuba muhari nabyo biranejeje. Icya kane rero kadusome ijambo ry'Imana, Zaburi ya 50 umurongo w'12. Zaburi ya 50 umurongo w'12. Zaburi ya 50 umurongo w'12. Hari ijambo rivuze ngo iyaba ngira inzara sinakubwira, kuko isi n'ibiyuzuye ari ibyanjye. Kansubiremo, iyaba ngira inzara sinakubwira, kuko isi n'ibiyuzuye ari ibyanjye. Mbese aho narya inyama z'amapfizi cyangwa se nanywa amaraso y'ihene? Ushobora kuba udafata mu mutwe vuba hano akantu uca akarongo karavuze ngo Haleluya. Iyaba Imana igira inzara ntiyakubwira, yaje irabaga itaje iwawe kuko ifite nyinshi. Kandi ntawayisanga mu ishyo rye ngo avuge ngo uri kuzibagira iki, iravuga bikaba yategeka bigakora. Hari n'izibaga itazikozeho. Hanyuma ndabinginze dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 10 umurongo w'10. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice n'10 umurongo w'10. Umujura ntagenzwa n'ikindi. Namwe niho muri. Umujura ntagira ute keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanwe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse bwinshi. Amen. Nitwa Pastor Munezero, hanyuma mvuka hano ariko siho nkorera. Ubwo bivuze ko abantu benshi bari hano ari ababyeyi banje. Nabatijwe Yorodani, sinzi aho yabaga, nahageze sinayibona, habaye ibuzungu. Ubwo rero urumva ndi umwana wanyu, kandi ntago mwareze nabi. Hanyuma nkorera mu rurembo rwa Rubavu, nyoboye itorero ryitwa Rurambo. Ndi umugabo, ndubatse, ndabiruye, mfite umudamu n'abana 7 n'abandi turera. Uwiteka yatugiriye ubuntu, twebwe turacari twese. Hagiye abatubyaye, abo tubyaye barasigara, nabihererwe icyubahiro. Hanyuma ni mu bishobora muvuge ngo amen. Ndashimira baririmbye ibindimo. Ndashimira Mushumba Jean Paul yavuze ibindimo. Ubwo numva ntabwo bitinda ko musetse nuragiye imwe aba ari umushumba, nkanswe uragize zingana gutya. Ubwo kwaba ari uko mwavukiye hataba abashumba nk'amashyo, naho ubundi izi ni nziza. Nutayoboye itorero iwacu twakaragira intama n'ihene bamwita umushumba, umushumba yacuye. Icyo ngize ngo tugabire, Haleluya, ntabwo nize cyane mbuze uko mbivuga. N'uyu mugabo witwa Yesu ikiri kumugenza
n'ikiri kugenza Satani. Nahoze numva mu cyaha Satani, mpita numva ko muzi ikiri kugenza Satani. Noneho nge nifuza kubaganiriza ikiri kugenza Yesu, kuko Imana yakunze abanyisi cyane. Umva ikiri kugenza Yesu. Hari abantu bamuvuga nabi ngumva nabima n'isupu n'isosi. Mbere yuko dusera nabonye babibahambiramo, ndagira ngo muhumuke mwumve misiyo ya Yesu. Kuki duteraniye aha? Yesu ari kugenzwa n'iki? Bibiliya ivuga ngo iki? N'indirimbo ivuga ngo iki? Ubwo umwuka azabaza muzahite mumenya ko ndi kumwe nawe. Mfite ibimenyetso ko Yesu ari ahantu. Ntabwo mwabyumva byose, cyokora imyumvire zimwe, ariko hano hari abantu bake bari kumva ko Yesu ari ahantu. Ababihamya bavuge ngo amen. Arahari ntawuhari. Twere kupfa gutora gusa, kaba ari gutora umuyobozi w'isi. Yesu ari ahantu ntawuhari. Niwe mwaje gushaka. Kamabwira ikiri kumugenza rero. Ubu turi hano, aleluya, kugira ngo uvuge ikiri kukugenza. Noneho na Yesu akubwira ikiri kukugenza. Yatangiye kubivuga, aravuga ngo mwana wa mama Hoziyana, namwe mwese uretse kuza kubagirira neza nta kindi kinzanye, kuko iyo abangira inzara najanda sinakubwira wowe Boniface naza gufata umuceri umufuka wasize mu rugo nkawuteka, usanze Imana itetse iwawe wakwiruka, ntabwo wayikoraho. Ifite ikiri kuyigenza kitari ibyo. Imana yacu irakiza. Nabonye mwaparitse neza hariya hepfo. Ekutumwe, ntabwo ari imodoka ije gushaka, kuko uyu Yesu yiruka kurusha imodoka. Ikintu kiri kumugenza gusa ni ukukugirira neza. Mufite amahoteli meza meshereza n'ibindi. Ntabwo yarura kuri bife. Niwe waremye bateka izo hoteli zikomeye. Yaba ari ibiryo bimugenza, yabarema mu ijuru naho bariyo. Umva icyo muzanye gusa pointre. Ikizanye Satani ni ukurimbura no kwica no kuzambya ibyacu. Ikizanye Yesu rero ni ukubona ngo ibyo Satani yararica bibona ubugingo ndetse bwinshi. Nabashimiye, nabonye mwambaye neza. Ibyo wambaye mu ijuru hari iby'amaso atabonye. Iramutse irahezezwa n'ibyo wambaye, yakwambara kw'ibyo amaso yawe ataragira ute, ariko sibyo byayizanye. Isuye iteraniro, kandi ikiri kuyigenza ni ukubagirira neza. Mfite ikimenyetso, muramvugira ngo amen, kwaje kubagirira neza. Icyambere nuko yigeze kubagirira neza, kongera n'ubuntu aje kugereka ku bundi. Nta kindi cyamuba turi wabo ngo aze hano mu Gakinjiro, ntabwo ari ututuba. Izindi waziregutsa mu marembo y'ijuru zirashashe. Ibindi babicuranga, nta n'umumarayika waririmbira kwibi utagira ngo ni ibyuma byamuzanye. We yabonye ukenyeye ukubisemo umushanana, utazimo utingiye mu Gakinjiro, nawe ahaguruka iwabo araza ngo muhurire hano. Nta kindi kiri kumugenza ni ukukugirira neza.
ntiyagukomeretsa, bene wanyu bazagukomeretsa. Ntiyakuroga, bene wanyu barabuguha. Ntiyakwima fanta, bene wanyu bazakwima. Akwaseri Jésus ate bénisse, kuguha umugisha. Dore ibirenge byuzanye inkuru nziza. Aravuga iby'amahoro n'iby'agakiza. Si uko ubyibushye, iriya mu ijuru barabibushe cyane. Ahagarara hano agakoza umutwe ku ijuru, arareba ababyibushe yakwireba. Iyo uniform niho nyibonye, iyo ntiyamuzana, naho bayidodera ntiyaza kure. Buriya yabarebye muyambaye, yarebye miliyoni mwashize, aravuga ati ndamanukira muri Hoziyana, nta kindi ndakora, ntawe nshira. Ubu ntidushira mu jisho, kuko uwo mwuga si uwayo. Kugushira mu jisho ni ibya Satani, kuguhinarika ni ibya Satani, kukugira rubaga impanda ibyo ni iby'umugome. We aza kukwicira ubukwe, Yesu ntiyabikora, ntabwo azasaba iyo usabye. Ubukwe bwe buri gutegurwa. Monami ntiyaza rero muri politike y'ubukwe, ntiyanakubera pare, kuko uwo mwanya ntiyawuharanira. Ikintu cyatumye ahamagara abantu mu gakinjiro nukugira ngo urabyemera amugirire neza. Ahasigaye utaha iwanyu ugenda uravuga uti nabonye neza y'Imana. Reka mbabwire, ubu nanje ibindimo ntabwo abigisha babuze. Ubu yavuze ati nugera mu gakinjiro ndakugirira neza. Ngiye hatangika ibi ndi gusoma, nutabisoma mwafashwa, kuko mu ijuru afite uko yabikora, ugafashwa uri no mu nzira. Yakohereza n'abarayika. Ibi yanatsinda urugamba ntahagaze aha mu Egiputa, akoresheje ibikeri kandi ivuga butumwa riravuga. Akoresha n'inda ivuga butumwa. Urumva nge rero uretse kunyikundira no kwinezererwa, akavuga munezero urirabura ariko uri mwiza, uziyizire mu gakinjiro nkugirire neza. Ubu nta bindi yampamagariye, ntabyo nsoma mutasomye, uretse kuza ati uze nsohoze ibyo navuganye nawe, wicarane n'abakomeye, wicarane n'aba Jean Paul, uvuye mu gishwati urebe uko Yesu agira neza gatuti. Nanje nkicara hariya kavuga ngo Mana warakoze, mbonye neza yawe. Narangiza nkayitahana nkayirengana ku kinyoni, nkabwira madame ntireba, narindi kumwe na Hoziyana ati baririmbye indirimbo, gitare bayiririmbye, na Rushema yararimo, akishima gusa. Umugabo wanje Imana yamushize hejuru, yasengeye mu gakinjiro, atabagabo bintu nibyo. Mweko mwiza amashuri benshi, murabona ikindi cyazana Yesu hano mu rusengero niki uretse kutugirira neza? Yaje guturisha. Ayafite no mu samaki, yigeze abwira abakristo ngo timuzatura mwebwe nta mafaranga mbatse, mfite isamaki yayamize, aho kugira ngo muyazane mu mirimira munaga muri 5 n'icya 15, nje ndaturisha mu nyanja. Abwira Petero ihute, ageze mu nyanja aravuga wafi we nta mafaranga ufite? Iravuga iti umwami yarayambikije. Aravuga ngo yazane, aturisha atageze muri korarata. Ntabwo amaturo yamuzana, azanwe no kutugirira neza. Kwa mutari kubye abajuru, haleluya. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, Yesu ari kugenzwa no kumugirira neza. Ababyakiye muvuge ngo amen. Ninde uri kumva ibicuro byo kugirirwa neza n'Imana? Uri kumva ibicuro byo kugirirwa neza n'Imana? Aguka tera haleluya. Notifaki ya dosini mate pa emene tafika de goriasia. Se ne mate pa ere kerima.
animate fari yake, nta kindi kiri kumuyenza uretse kubaha umugisha mugataha. Ntabwo arya isupu arahaze, ntabwo agenzwa n'aya madushe meza mu ijuru ntibakaraba, kuva bavuka ntibari bakaraba, bafite ubwiza. Reka nta mwandure, nta matuwarete ari mu iterambere mu ijuru ntibituma, icyubahiro ntiwakituma. aba turi kumwe muvuge ngo amen. Iraje ngo itugirire neza, nta kiri kuyigenza, nta kindi ikeneye. Ntabwo ikeneye moto iraguruka, ntabwo ikeneye indege iri hejuru yaso, ntabwo ikeneye viza, niyo irema viza. Bazuba mwicaranye ngo urumva ikeneye, murebe urumva ikeneye iki? Kukugirira neza. Iyabagirira inzara sinakubwira, nakwarura n'ibyo uhishije. Uhishije ikarura se wakwanga? Iyaruye papa wawe ukemera yakwarura umuceri ukanga? Mbo ubu kangira ikinyabupfura tudahogera ntimubyumve neza, mwe ntabasakuriza agira ikinyabupfura, ariko muri hangana mwishamba niko bira. Wowe Boniface, mbabarira umbwira ikintu Yesu yaza gutira iwawe, ihangana uvuge iki? Isafuriya, isahani, umukandara, ibyo amaso atabonye n'ibyo amatwi atumvise nibyo itubikiye. Ntabwo igira peti yo kuba mu kirere, tuzahama 3 n'igice itamanutse. Ibyo yarabipanze niba araha mu kirere, ibyo mugihe 3 n'igice tuzaba tuhari mwara tuveze guca, nta wururuka ngo aje hasi dutembera. Nta mavuta ikeneye, irayarema. Nimutumva ikiri kugenza Yesu sindabaganiza. Ibi non tradiction. Manzu baze ngo kuki ndaha naje kuhahurira na Yesu ari kugenzwa n'iki? Ni inyinyasi. Bwamumanuririya ngo aze kureba inyinya. Ni imbyino. Ahora bagira uti n'uburiri ntibajyama, hajyama mwe munanirwa mwirirwa muri za kawunga n'imiceri mugataha mwananiwe muri kuvuga ngo turuhuke. Bo ntibaryama ngo barakenera uburiri bwiza. Iyo bari mu ijuru bakavuga ngo tuje mu isi, baba baje kutugirira neza, kandi barabikora ndi kubyumva neza. Kumva hari umuntu uri hano baragirira neza. Bariya nka bariya aba bakijijwe kera, buriya bari gukritika ngo Yesu iragira neza, ngo n'abasambanyi barimo. Yakureka akari wifataho, aho kugira ngo isure Jean Paul yasura umusambanyi ikamuvana mu Egiputa, haba umunezero mwinshi mu ijuru. Iyo umunyabyaha umwe agize ute yihaye, nawe yaje kumugirira neza. Gabanya karindi irahari ntayihari. Bwira uwo mwicaranye ngo kereka niwizira, kereka niwizira, kereka nuzira kari iwanyu. Naho ikiri kugenza Yesu nukukugirira neza. Yigeze afata urugendo, mwihangane muri bana,
ahura n'umuntu uvuye mu mva. Umuntu uvuye mu mva ngo yari ikebesheje ibintu, aravuga umuntu uturutse mu irimbi, mwebwe uwazana umuntu uvuye mu irimbi hano mwataha mukavuga ngo nyirawe amanza musuhuze, tuzamusuhuze ejo. Umuntu wabaga mu mva Yesu abaraje ahura nawe, baramubwira ati uwo baramubwira ati vayo. Baramubaza ati wabagahe? Ibintu biramutigisa biti ati mwitwa ngo iki? Ngo ingabo niryo zina ryacu. Ngo Yesu aramubwira ati sinakunena, uyu munsi ndusubire mu irimbi, utahe iwanyu ubabwire ko nakwigiriye ne. Buretse famiye ye ikabizi ngo niyo arataha nawe yahuye na Yesu, ngo abona araje atangiye guhobera, ngo ahobera mama we, hobera aramuhobera, ngo mama we aramubwira ngo se urasubirayo? Ati oya ntabwo ndasubirayo, nahuye na Yesu angirira neza. Giro mwicaranye ngo se kandi nturuta abavuye mu rimbi, ye tuvuge ko wakoze, none se uhwanye nabo? Ibi ntabwo muri kubyo. Ikiri kumugenza yaragiye ageze ku musaraba. Nje ndavuga ikigenza Yesu nimubyumva mumubwire akibakorere mu izina ryande ryanyu. Yaraje araza aratambuka ageze ngaha muri hangana muvuge ngo amena, asanga urusambo ku musaraba. Igisambo kiramubaza kitari kuri kugenzwa n'iki? Yesu abwira ikisambo ati yewe ndi gupfira abantu ngo babone agakiza. Igisambo kiramubwira kiti wamperaho. Ikindi kiramubwira kiti ariko nta n'igice wize, nta na nibature, nta n'ituro, nta na repetisiyo uri kumva, ngo akibwira ngo ntitaye ku byo wibye n'abo wibye, ngugiriye neza. Mwemuretse amashyi murayakoma mu kanya. Ngo arakizamura ati uyu munsi turabana muri paradiso. Kiravuga kiti ariko se Yesu urakomeje cyangwa uri? Yesu aravuga ati ntabwo ari nje wibye bene wanyu, nje cyanzanye ni ukuguha ubugingo ndetse ubune bwinshi. Ngo kiragenda, mwama dufashe icara ngaha, ngo kibona cyicayeyo, ntabwo ari kugenzwa n'ibyacu, nta zimano, nta repetisiyo, nta gaburogera, nta nibature, uretse ko ntabigushishikariza weho waje karebera kureba. Ngo igisigara kiravuga kiti are ateze gisambo nawe wabonye ubwami, kiti ikigenza Yesu nuko tugirira neza atitaye. Arahari ntawe uhari, munyihanganire, arahari ntawe uhari. Hashake harimo abarwayi, ikigenza Yesu nukubakiza. Hashake harimo ingumba zitabyara, ikigenza Yesu nukubaha abana. Hashake harimo abamaze 90 batabyara, umva Sara we, ikiri kugenza Yesu nukugira ngo uheke. Hashake harimo abahari mumvugira ngo amen. Uyu mwanya Yesu ari kugenza no kutugirira neza, habindi biri kumugenza. Uri gushaka ibindi atahe, uwicana n'umujura, ibigenza Satani ntabwo ari korera kuko Yesu yamutanzeho. Nimumpere Yesu cyubahiro. Yesu yatanze Satani hano, mwamukomera mu mashiko agiye kugira neza kandi. Uwo mwicaranye ngo aguhereho, ineza y'Imana ikugereho, ineza y'Imana ikugereho. Mumpera umukono umubwire ngo ineza y'Imana ikugereho. Mubwire ngo ahere ku kikubabaje, ahere ku kikuraza ijoro, ahere ku gituma udasinzira, ahere ku cyakubujije akazi, ahere ku cyatumye udashaka, ahere ku gituma udaheka, ahere ku gituma utabona akazi, ahere ku gituma udaseka, ahere ku gituma udakira. Ababyifuje bavuge ngo haleluya. Roshari matifa kia dosinima enema fika dego. Ari kugenzwa no kubagirira neza.
Imana irakoze. Imana irakoze. Imana irakoze ariko no mu bukwe bw'Ikana, no mu bukwe bw'Ikana yarahageze, baravuga ati se mwe mwarebye kuri ka invitation hari ikintu yazanye? Aravuga ati Yesu yaziyaho. Ati yaziyaho, mbega nawe ubukene turi muri crise economique, yaziyaho. Naho Yesu yaje yabyiteguye ko nizishira arakina finale. Ubwo rero baratura, bajoze batura ubupfukire, abatwerera 50, abatwerera 20. Ubwo barabwiye inyuguza burashira, ahasigaye nyina arababwira ngo timumurebere mu makote, icyo ababwira mugirute mugikore. Ibyo kambyihorere. Yigeze umva tonto, yigeze adusura ndahantu hamwe hano hepfo, hari icyumba bitaga refresheri. Aza mbonamwe abarokore beza bameze nk'abo, ariko nje nazanye babajya Inyange. Njaga ndavuga ngo kuko Inyange zikundwa, ngo ariko nanje abakobwa bankunda. Urabona ukunsa rero kera aho nari mu bikurusha, mwama dufashe kare, ariko ndirabura ariko ndi mwiza. Mwihangane muvuge ngo ikiri kugenza Yesu, kindi kiri kugenza Yesu. Noneho Yesu abaraje aradusura mu cyumba, arabirinduka. Nje rero nta naki, numva abana bati rerere, abandi bati abandi bati dududu, ati naho ninje gusa ari gushaka. Arenga nk'aba bambaye neza, arenga bambaye costume, araza ahitamo ewana. Mon Dieu, je vous remercie. Afata umwana yamfashe hano, aravuga ngo icyo ukenyereyeho ni igiki? Abatazi imikorere y'Imana ngo iramwishe, iravuga ngo ntaho mwishe, nzanywe no kugira ngo abone ubugingo ndetse bwinshi. Umwana arisosora mu mwana, aragenda araritwikaza nivu, aravuga ngo kuko wagwaraga igicuri ukikubita hasi, uyu mwanya wa none Uwiteka akirukanye n'iri baba, tuzigera wongera kugwa hasi. Ubu ngo agahasa ari uko njyanye gusa. Abatabizi bishwa kuki yarebye uwibaba, ntarebe bano bakijijwe kera. Afite ikiri kumuye, ibyo kugira nabi ntibiba muri rore ye. Abagizi ba nabi muraturanye, abo barahagije. Bagahini barahari, bande barahari, ntabwo yaje kubafasha, ahubwo kuko abagira neza ari bake. Niyo mpamvu na Yesu agenzwa no kugira neza, ineza y'Imana ikugereho. Reka mbabwire, aleluya. Yigeze asura ba Mariya, baramubwira bati nk'abantu b'abami, umupfuri hano ari kunuka kandi ikinuko cye kikugiyeho cyakwanduza ubwami bwawe. Ngo aragenda arabwira ati mwe bazima nta numwe nshaka, munyereka hari umupfu. Bwira mwicaranye ngo iri kugenzwa n'abapfu. Aho kugira ngo ibwire Mariya ngo nguhaye isosi, na ba Magadalene babwire ngo mbahaye igisheke, inazomera hari umupfu. Iravuga ngo umva Lazaro we, haguruka wiyizira. Ati tse! Ngo abaraje, ngo baravuga ngo cya kinuko kigiye, ijwi rye gusa. Uwo bari kunena n'abashiki be bari kunena ngo aranuka. Umva nshuti, wagize amahirwe n'utayapfusha ubusa, ushake ube warakoze ibyaha bingana n'umusenyi, naho byatukura tukutuku, iri kugenzwa no kukugirira neza. Ntabwo mukumvisha ko ngako, muri hangana muvuge ngo amen. Bino nkubwire gato, yigeze ifata kudahaguruka vuba. Yigeze ihura na Mose, ngo Mose ari mu ivugabutumwa,
ari mu bintu by'Imana ngo ahura n'abantu bari gutuka Imana, amunyuzamo agati amukoza ngaha hasi amuseseka mu mucanga, genda wiyicarire. Amaze kumuseseka mu mucanga arakomeza ati haleluya, bataje ku gatuti, naho umuntu amusize hasi mu mucanga ati haleluya. ngo igihe ageze ngaha ku gatuti ati haleluya, umuntu aravuga atoya, ibyo wakoze umuntu wacu ndakuyobewe, ntabwo ari weho wamusize mu mucanga. ngo Mose abarirutse, ngo igihe hari kwiruka iramubwira iti amakuru yawe, ati ndi kwiruka kuko nakoze amahano. Tiza amahano nayahe? Ati nashize umuntu mu mucanga, nzamukira ntazamukira ntago mbizi, niweho wambwira. Tumva uko mvuganye nawe, icyo cyaha ndakikubabariye, kandi niweho uzavana Abisirayeli mu Egiputa. Ibyo by'imicanga ntabwo ndimo, ahubwo ngo haye imbabazi. Wabona Mose arenze ngahari. Muretse ikiri kugenza Yesu kano ntago mukumvishe, kambibwirira keza. Nabonye umuntu utagira ubwoba muri Hoziyana, niwe turakinana naho mwe mwagira ubwo. Ngwino kubwira ukuntu Yesu agiraga neza. Yesu muvuge ngo amen. Ese mwanyemerera mukandika ku tupapuro ko ikiri kugenza Yesu mw'iri teraniro ari ukutugirira neza? Ngo ahura n'umusamariyakazi ati mpa amazi. ngo umusamariyakazi atumva, ntabwo tuvomaga hamwe, harimo imipaka. Ati se ntiwampa no ku gakombe? Umusamariyakazi aravuga ati ariko ubwoko bwanyu urabuzi? Yesu ati ndabuzi. none dusangira gute? Aramubwira ati ndaguha amazi. undi ati se iriba ryanyu n'iryacu urarizi? ngo Yesu aravuga ati uyu mumama nindamufatishwa n'amavuta sindamushobora. baravuze ati umva uko mvuganye nawe, ngo ukuyemwo ibikumazemo iminsi, ngo ushizemwo ibisha, akira agakiza. Baramubaza ati se umugabo wawe arihe? Umugore aravuga ati ntawe. Ati koko ntawe? n'abandi 5 wari ufite ntaba? Reba Yesu urahura n'uwakoze divorce 5. Kangahe mwamushira muri korari? Aramutse aregute moje busi wavuga utuyubuta azadufatira n'abagabo. ngo baramuzanye aravuga ati nkugiriye neza, genda uririmbane na Hoziyana. Maze ko mutari kubyumva mwavuga ngo amen. Umusamariyakazi nk'ejo bakamubona kuri stage avuga ati eyawe 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 eya. Bati niko uyu wakoze divorce 5 arababwira ati nahuye n'umugira neza, ambwira ko kuwa mbere ambabariye, no ku mugabo wa kabiri ambabariye, no ku mugabo wa gatatu ambabariye. Abahari mumvugire ngo amena. no kuwa 4 ambabariye, no kuwa 5 ambabariye, n'uyu munsi yambabariye, yangiriye neza. Batese ntankurikiza ati ntazo, nahuye n'umugira neza. Nimutabyumva ndavuga uwa 7. ko ndi kubinginga namwe muri hejuru mwarambura ibiganza uyu mugira neza mukamuhereza icyubahiro. Bwira uwo mwicaranye ngo afite misiyo mw'iri teraniro. Mwami Yesu afite misiyo mw'iri teraniro. Ntabwo ndi kubumva, afitemo misiyo. Haraba tekide basi yafi. Utavuga ngo muri benshi, hari n'igihe yahajije 5,000. Hari mu gihe cy'inzara umuhungu azana udufite ungahe n'udutsima twungahe, atwicarana nkaho ngo abarebye agira neza mwana wa mama, agira na umuntu urafata umuntu ufite ibaba ry'inyange, iryo baba ntarirebe. Ari ngawe Boniface mu gusengera abashumba wari kuvuga uti nibutse ryababa. Umugisha atanga nta kindi yongeraho, nta ndakubabariye, ariko aguha imbabazi defirite, imbabazi zuzuye. Mw'iri teraniro harimo imbabazi, mw'iri teraniro harimo imigisha. Ikiri kugenza Yesu ni ugukura
ukabicazanya n'ibikomangoma. Ikiri kugenza Satani ni ukubicira amahirwe no gusenya amahirwe, uhitamo urumvira. Twari turi kumwe ngo muvuge ngo amen. Ntabwo ndi kubumva mwavuga ngo amen. Mwamenye ikiri kugenza Yesu ni ukudusenyeraho amazu, ni ukudutwikira perimi, ariko wowe yamunsubiza ni ugutwika diplomese, ni ukwiruka, ni ukubicisha inzara, ni ukuguha ubutwari, kandi ahubwo araguha n'uburuta ubwo wari ufite. Uracunga neza, ari ijambo rimfashije. Ntabwo araguha ibyo ufite, ahubwo araguha ibiri hejuru y'ibyo wari ufite. Arabifite ntabyo afite. Hari abantu bari kugeragezwa bandebye nabi, baravuga ngo rero ngo uramushumba ngo ntazi imibereho dufite. Iwacu ntihajyoha inzira ducamo, hajyoha iyo tugiye. Ndiharyoha inzira turimo, haryoha iyo tugiye. Iyo ndebesheje ukwizera, urebayo kavuga uti n'inka ndayitanze, bakongera bakagukopeza. Warebayo uti n'imodoka nyihaye Imana, ati ndebyeyo, ukongera ukareba yitumva uko avuganye. Nemverisero kwa Satani habihi iyo ugiye hakaryoha aho uvuye. Kwa Satani wavani haba haryoshe aho uvuye. Usubiza yijisho, kabona indaya mwabanaga n'abandi bose bari kuvuga bati ukumva wasubira. Ariko twebwe haryoha iyo tugiye. Urebayo, bwira uwo mwicaranye ngo haryoshye iyo tugiye. Haryoshye iyo tugiye, iyo tugiye hararyoshe. Nubwo aho ugeze hasharira, ariko aho tujya haragize. Tuza Moridekayi uramuzi, haramubihiye, abakurugi haramubihira, haramunukiramwa, haramubihira, bati haramubihira, arinda urugi, naho iyo agiye ari heza. Ndabamenyesha ko ikiri kugenza Yesu ari ukubageza ku byo yavuganye nawe, kandi ni byiza, si bibi. Erega nibyo nibwira nzabagirira, si bibi ahubwo ni byiza. Muvuge ko abakiranutsi bazagubwa, Mwami Imana azantabara. Nicyo gituma abazi Imana yabo bazagira ute? Bazakome. Aho tugiye niho haryoshe, wiribwa naho ugeze. Aho ugeze si hugiye, Imana ifite yitujanye, kandi aho ikujanye ni heza kurusha aho ugeze. Uretse gato, uretse muzakoma mu mashinga rutse, naho ubu reka tuganire ikinyarwanda cyiza. Moridekayi ngo bamukatira zero, bashinga n'igiti kiri nkaha, baragishinga ngo ariko yareba hirya, akavuga ngo hirya y'iki giti ndi kuhabona umunezero mwinshi. Mwama dufashe karatugire neza. Wireba aho ugeze, reba aho ugiye. Nureba aho ugeze urabona inzara n'abakugiriye nabi, ariko nubona aho ugiye urabona wavuye ku giti. Ijoro rigeze mu gishuku, baba baramwakuye ngo Moridekayi ngaho ngwino rero. Ahaguruka yaje cyane, arima, ndagushimiye Mwami, aho Imana ibajanye ni heza. Iraza iramufata, iramubwira ngo Moridekayi ihangane uhaguruke. Iramubwira ngo Moridekayi amakuru yawe, aravuga ngo ni meza, aho ugiye urahazi. Ati mpareba mu kwizera. Hamani ntabwo yarazi yagiye. Uyu umwicaranye ngo hari abanyabyaha batazi iyo bagiye. Yararyohewe ariko atazi yagiye. Ngo ibifashe Moridekayi, ngo imushize hano ku mugongo, ngo dore uw'umwami akunda kubaha. Ngo Hamani aramubwira ati ntabwo nari nzi ko ugiye mu birori nk'ibi. Hejuru yo gusongora igiti, hejuru yo gukatigwa zero, hejuru yo kuba ku irembo, hejuru yo gutukwa, hejuru yo gushinyagurirwa, ikiri kugenza Yesu ni ukugira ngo akugirire neza. Unika umutwe wawe dusenga Imana. Ihangane, unika umutwe wawe dusenga Imana yacu nziza. Igihe ni iki, ariko Data wa twese ikiri kumugenza ni ukukugirira neza, atitaye konema edro isaigon.
urakoze mwana, ndagushimye mwana. Ngiye gushimira Imana iri kugenzwa no kukugirira neza. Hari ibintu bitatu dusengera. Icya mbere ni ukuguha agakiza. Dore ibirenge byuzanye inkuru nziza. Ndasaba umuntu uri mu iteraniro, uni ku mutwe wawe, ndasaba umuntu uri mu iteraniro uwigeze akizwa akagwa, aya mahirwe ntamucike. Yesu ari kugenzwa no kumuvanayo. Kabiri, ndasaba umuntu utarabatizwa mu mazi menshi nawe ahagarara aho ari. Yesu ari kugenzwa no kumuha agakiza. Dore Masiya. Gatatu, ndasaba uwo bagushije, turebe iyo uvuye, reba aho ugiye. Data ari kugenzwa no kukugirira neza. Wakwihangana ugahagarara mu mwanya wawe tugasenga Imana. Aya mahirwe ntagucike. Aya mahirwe ntagucike. Hagarara mu mwanya wawe. Urakoze, Imana iguhereza umugisha. Nawe urakoze, Imana iguhereza umugisha. Nawe urakoze. Ufite isoni ntahaguruke. Haguruka umuntu wakiye neza y'Imana. Zore matifa kede mariyaka. Urakoze mwami. No hejuru itangazo rinyuze hano riravuze ngo, yewe muntu waguye mu cyaha, nawe wari ukijijwe ukagwa, ndi kugenzwa no kukugirira neza. Ineza y'Imana ntigucike. Ihangane nawe uhaguruke. Ihangane nawe uhaguruke, urabugize neza. Aya mahirwe ntagucike. Ufite isoni hahaguruka umuntu wakiye neza y'Imana. Ni imbabazi zitagira ingaruka. Ni imbabazi z'Imana zigukuriyo. Umwanzi ikiri kugenza Satani ni ukukwica, ni ukukurimbura, ni ukugukoreza isoni. Ikiri kugenza Yesu ni ukuguhereza imbabazi. Tera intambwe uzi imbere dusenga Imana. Hano hasi ariho uza gupfukama dusenga Imana. Bakuyobora inzira uze dusenga Imana. Uraza urihuta kandi Imana yemeye imbabazi. Imana yemeye imbabazi. Yego muhakayira atambuke kandi Hoziyana mwakomera Imana mu mashi kuko abari hejuru namwe mumanuke. Nawe haguruka uze. Uyu yapfukamye rwose. Imbabazi z'Imana itangazo riturutse Siyoni. Ni imbabazi Imana iguhaye. Ka edosi kadegori yasia. Mefika de gore. Mukomeye Imana mu mashi mwaba mukoze kuko Imana itanze imbabazi zayo. Hari iki? Rosifa kia do sinima. Ihangane nawe umuti. Dekide bosi yafe. Imana yemeye imbabazi. Iri kugenzwa no kutubabarira. Iri kugenzwa no kutubabarira. Abantu banejejwe no gukora kw'Imana bongere bayiha amashi, iranezererwa cyane. Bayivugirize n'impunda ababyeyi barimo. Yego 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 yego. Ndasaba korari Hoziyana turasenga ihagaze aho iri. Mwihangane mwese muhaguruke. Hari icyo Data ari gukora. Mushiraho akaririmbo bari kuza. Norafika namwe murakoze ko muje. Abashumba rero Jean Paul arabayobora uko baza gusengera izi ntama. Urakoze mwami, urakoze mwami. Itangazo ikiri kugenza Yesu ni ukuguha imbabazi abantu bakwimye. Ni ukuguha imbabazi z'ubujura bwawe. Ni ukuguha imbabazi z'ubusambanyi bwawe. Ni ukuguha imbabazi z'ubwicanyi bwawe. Ni ukuguha imbabazi zo guterekera kwawe. Imana yemeye imbabazi. Urakoze nawe kuje. Ni ukuguha imbabazi zo guharika kwawe. Ni ukuguha imbabazi zo guca umutwaro inyuma kwawe. Murakoze cyane. Reka edasi yafika abafite impuhwe musengere mu mutima. Imana ihereza aba bantu imbabazi. Murakoze cyane. Tuyobore mu gusenga. Urakoze. Reka dusenge. Gonema. Dusenge Pastor Matayo asenge. Yego. 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 Ariko nawe turakurindiriye niba waza ntacyo bitwaye. Nawe niba umutima ukubwiye ngo genda. Izi mbabazi ntizigucike. Tugiye gukoresha ubu buntu ntibugucike. Tugiye gukoresha ubundi buryo bwo gusenga nyuma ya hano. Yego. Tugiye gufata umwanya wo kwezwa twese. Rero wumvise umutima wakubwira ngo ngwino bagusengere uhituza bagusengere. Urakoze mwa. Umutima no kubwira ngo haguruka. Uhita uhaguruka. Urakoze mwa. Hanyuma uze gusengana natwe. Nitwushaka. Umutima utagucira urubanza. Nitwushaka. Reka dusome Matayo rero asenge. Nitwushaka. Hanyuma mwigisha nawe aze gusenga.
ni ariko Hoziyana tube mu ushaka mwanya mwiza twese tube mu mwanya mwiza nagapu ushaka nabasabye ngo tuze gutuza yego tuze kuba turi calme imbere y'Imana twumve icyo mereba tefo iki rero nicyo kintu gikomeye aha niho hari ibanga riremereye cyane kugira ngo tuze kuza kwinjira mu bindi bihe hano niho harimo ibanga rikomeye zuruguma iri banga rero ntirigucike uyu mwanya ntugucike aya mahirwe nagucike dekinima ibi bihe byiza ntibigucike berifani ukinguke urakoze cyane kuza ni wowe ishaka ntucikwe urakoze ni wowe ishaka ntucikwe nturangare ni wowe ishaka nimara kwinjira ikonegite ku Mana turaza kuba dushizeho gahunda yo gusenga rwose ikonegite ku Mana ngwino urakoze pfukama zamura kwizera kwawe pfukama dusenge nawe Imana iguha umugisha pfukama ngwino nawe dusenge reka mbabwire duhawe amahirwe abantu batandatu bari kubunza imitima mu iteraniro hari abantu batandatu bari kubunza imitima mu iteraniro gwese ngere ndorere ariko ayo mahirwe Yesu yayazanye ayakuzaniye hano ihangana utambukuze uri muri batandatu bari kubunza umutima wigeze ukizwa uragwa ariko data yemeye yego uri yaraje hasigayeyo batanu hari batanu Yesu ari gukirigita bitewe n'inyungu abafiteho bitewe n'inyungu abafiteho urakoze kuje undi ari hehe Yesi ni make ya dofiri makara na serema nawe urakoze hasigaye batatu hari abantu batatu data afitiye imbabazi hari abantu batatu babiri baje hari abandi batatu data afitiye amahirwe ntaguce mu myanya y'intoki kuko Imana ikwemereye imbabazi bariya Imana ibahereza umugisha abo batatu basigaye umutima uri kudiha umutima uri kurya umutima uri kukanda umutima uri kunefura kirimade umutima yego waza nawe uraje yego hasigaye babiri ndabona n'undi yaje hasigaye umuntu umwe Imana yemwe ni amahirwe mugize nawe ngwino utambukuze maze batuyobore mu isengesho kandi data arakoze ese iki gikorwa Yesu akoze ntimwakimuhera amashini impundu mukomeye cyane reka basenga Imana urakoze cyane nawe urakoze cyane nawe uje urakoze cyane Imana yeme iri kugenzwa no kutubabarira nta nzika ifite ntabwo yazukanye inzigwe reka abandi bahagere yego tubone gusenga yego hari abandi bari kumanuka reka baze yego aya mahirwe abaprotokole babafashe aya mahirwe ari Nyarugenge murakoze cyane Yesu agumugisha nawe ku aya mahirwe ari Nyarugenge uwigeze akizwa akagwa Yesu nawe agumugisha n'utarabatizwa mu mazi menshi data yabebereye amahirwe aguhaye amahirwe yo kugenderaho umva ibanga urayagenderaho mu kwa gatanu urayagenderaho mu kwa gatandatu urayagenderaho mu kwa karindwi urayagenderaho mu kwa munani aya mahirwe ni ikiraro ujye urakoze cyane kuje nawe uri kuza nawe uri kuza nawe uraje wakwihangana ukaza kuko imbabazi zaje hano i Nyarugenge ni umunsi w'imbabazi kugira ngo uzabatizwe mu mwuka wera ufite imbabazi z'Imana murakoze watunganijwe na maraso nakubonye Yesu uri kugenzwa no kubabarira imbabazi nizo zikuzanye uzanywe n'imbabazi Pastor Matayo asenge Imana ibereze umugisha reka asenge Imana hanyuma dukomeze tuze gusenga Karima Sofika kamye abunamye cyane mwunamuke dusenge mwizeye imbabazi z'Imana mupfukamye neza mwemye ntacyo azanywe n'imbabazi Mwami Yesu uri Imana wazanywe no kugira ngo tubone ubugingo ndetse bwinshi uyu munsi turabona bwinshi habwa icyubahiro Mwami uyu munsi turabona bwinshi turagushimiye intego nziza intego yo gukiza uyu munsi turabona bwinshi imbabazi
uyu munsi turabona ubugingo ndetse bwinshi. abana bawe baragupfukamiye baciye bugufi, hari ikiri kukugenza abanyabyaha n'ubugingo bw'aba bantu. ubugingo uri kugenzwa n'ubugingo. ubugingo bw'uyu mugabo burarokotse, ubugingo bw'uyu mudamu dore burarokotse, ubugingo bw'uyu mukobwa urarokoye, uraburokoye buno bugingo, urokoye ubugingo, urokoye ubugingo, urokoye ubugingo, urokoye ubugingo bw'abantu basatiriye ijana, urokoye ubugingo bahuye n'ineza y'Imana, ineza y'Imana, bagende banesha, ineza y'Imana, ineza y'Imana, bahumuke matwi yabo yumve, ineza y'Imana, ineza y'Imana, ineza y'Imana, Kristo Yesu, imitima yabo iririmbe, iririmbe ishimwe, karame, iririmbe kibohotse, yego, iririmbe umunezero, umutima uraririmbe amahoro, urababohoye Yesu, ubohoye abantu ijana, turabasengeye, uzituye abantu ijana, mwami Yesu, uhagiye abantu ijana, karame, 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 ubahanaguyeho ibyaha, zimanukiye kumvisa ijambo ryawe, uri kugenzwa no kubagirira neza, tuguhaye icyubahiro, tugukomeye amashyi, ntabwo bakubise, uvugirije impundu, twakiriye imbabazi zawe, twakiriye ubutsinzi buva mu Haleluya, haleluya, twakiriye ubutsinzi, urakoze Yesu, twakiriye kunesha mu ijuru, kunesha, komeye amashyi tukuvugirije impundu, kunesha, izina ryawe nirishimwe. Amen, amen, amen. Hanyuma mwese muhagaze, Dorames, mwese abarije imbere hano, mwese muhagaze, Rafika de Gloria Sima, muhagararaho muri, muhagararaho muri. Asante Baba, unaweza yote Mungu. Hanyuma Andre, cyubahiro ni cyawe, muri buriya mugabo ibumoso bwanyu mwese, cyubahiro ni cyawe bwa, mumukurikire, harimo na timu, tuzi kiri kukugenza mwa, mwese mukurikire iya timu yose babafashe, nizi ntama mwese waje kugira neza. Hanyuma iteraniro twese duhaguruke, mwese muhaguruke, twezwe n'Imana, adusengere, dorase, hanyuma twakire neza y'Imana. Mubishoboye mwahagararaho muri, ihangano haguruke, ineza y'Imana igere ku ndwara yawe, ineza y'Imana igere ku biguhiga, ineza y'Imana igere ku bikurwanya. Nge ndi kumva ineza y'Imana, ntabwo ashigikiye abakugirira nabi, ahubwo agufashije kubanesha no kubatsinda. Ntabwo ashigikiye abakwirukaho, ahubwo ari kurwanya abakwirukaho. Ntabwo ashigikiye rubaga impande, ahubwo afite umuti wo kugukiza. Ntabwo ashigikiye cyamunara, ahubwo ari gushaka uko akwishurira. Ntabwo ashigikiye ubushomeri, ahubwo ari kugenzwa no kuguha akazi. Ntabwo ashigikiye ubugumba, ahubwo ari kugenzwa nuko mwaheka. Ntabwo ashigikiye umwaku, ahubwo arakwirukanaho imyaku. Abazamutse mu kwizera bavuge ngo amen, amen. Habura gakeya wongera uvuge ngo amen, amen. Zoni faki ya dosinima. Ntabwo ari kugenzwa no kukuboha, ari kugenzwa no kukubohora, ari kugenzwa no kugucira irembo ry'umugisha, ari kugenzwa no gukubita uwakwica ari we Satani, ari kugenzwa no gukubita uwakwiba ari we Satani, ari kugenzwa no gucagagura iminyururu ikuboshe, ari kugenzwa no kukwirukanaho umugongo udakira, ari kugenzwa no kukwirukanaho imivuduko y'amaraso. Hari ibintu ari gusohora hano, yemwe abaduteze amatwi, ineza y'Imana iragera ku ndwara yawe. Data twese uri mu ijuru, derisakinima, ineza yawe, ineza yawe, Rosi, ineza yawe, ineza y'Imana, ineza ya Yesu, ineza ya Yesu igere kuri Munezero, ineza ya Yesu igere kuri ya mudamu mfite agahinda, reseteke, ineza yawe Yesu igere kuri ya waje arwaye, ineza yawe igere ku bashaka kubatizwa mu mwuka wera, ineza yawe igere kuri abari gusohora mu nzu, ineza yawe
igere kuriya baziritse amaguru, ndi kuvuga ineza yawe igere kuriya musore waje ababaye, ineza yawe igere ku bakingiraniwe inyuma y'agakiza, ineza yawe igere hariya hejuru, ineza yawe izenguruke mu iri teraniro, ineza yawe igere muri biro bakoreramo. Nge nteye ineza yawe, ndi kwakira ineza yawe, ineza yawe igere mu Gishumba, ineza yawe igere muri ADEPR, ineza yawe isaba mu iki cyumba, ineza yawe igere muri Hoziyana, ineza yawe igere ku badiyakoni, ineza yawe igere ku bahanuzi bari hano, ineza yawe igere ku baje bababaye, ineza yawe igere ku batewe amahembe, ineza yawe igere ku bari barapfa none, ineza yawe igere ku birukanywe mu mazi. Nje ndi kumva ineza yawe, ineza yawe igere ku bafite ubukwe bwapfuye, ineza yawe igere kuri permis de conduire ziri hano, ineza yawe igere kuri diplome ziri hano, ineza yawe igere ku bafite amakwe. Nakiriye ineza yawe, nkoze ku neza yawe. Ihangane urambura ikiganza ugitunga hera, rambura ibiganza, ineza yawe igere ku biganza byaho, icyo bakozeho kigira umugisha. Ineza yawe igere ku biganza bya Hoziyana, ineza yawe igere ku biganza by'abakristo, ineza yawe igere muri Enihako, ineza yawe igeze ku Ruhimbi, ineza yawe igeze ku migongo idakira. Ndi kumva ineza yawe, ineza yawe igeze kuri Masera, ineza yawe igere ku bari mu modoka, ndakumvishe cyane. Ineza yawe igere ku bo twasize mu rugo, ineza yawe igere ku bana bari ku ishuri, ngewe ndakumvishe. Ineza yawe igere ku bari bazagira impanuka, ineza yawe ikureho impanuka, ineza yawe isohora abadayimoni, ineza yawe isohora ibihunyira, ineza yawe isohora ibikeri, ineza yawe isohora ingata, ineza yawe isohora injangwe, ineza yawe ibasetse, ineza yawe ibasetse. Buri wese ataha ari guseka, kuko ikiri kukugenza ni ukutugira ngo tugirire neza. Ineza yawe igere ku Kacyiru, ineza yawe igere Gasabo, ineza yawe igere Kabuga, ineza yawe, ineza yawe, ineza yawe. Ngushimiye ineza yawe, ngushimiye ineza yawe, ngushimiye ineza yawe. Nimuyikomere mu mashyi, ni Yesu ugira neza.